ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nimuhumure bana b'Imana, twakire neza ijambo ry'Imana buri munsi. Tugeze kuri wa murongo wacu wa YouTube witwa buri munsi. Ikirango cya buri munsi ni Bibiliya. Bumbura rero biriya uyu munsi twumva ubutumwa bw'Imana, none kuwa kane w'icyumweru cya 26 tariki 30 Nzeri 2021. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cya Nehemiya umutwe wa 8 umurongo wa mbere kugeza kwa 4, uwa 5 kugeza kwa 6, n'uwa 8 kugeza kwa 12. Mu mboneko z'ukwezi kwa 7 imbaga yongera gukoranira ku kibuga cy'imbere y'irembo ry'amazi, bose bashyize hamwe. Nuko babwira Ezira umwanditsi ngo azane igitabo cy'amategeko ya Musa Uhoraho yari yahaye Isiraheli. Ezira umuhereza bitambo azana igitabo cy'amategeko imbere y'ikoraniro ryose. Kuri uwo munsi wa mbere w'ukwezi kwa 7 hari hateraniye abagabo, abagore, mbese n'abandi bose baciye akenge. Nuko kuva mu museke kugera ku manywa y'ihangu, Ezira asomera icyo gitabo aho ku karubanda imbere y'irembo ry'amazi, hateraniye abagabo, abagore, mbese n'abandi bose baciye akenge. Imbaga yose yari yitonze bateze amatwi igitabo cy'amategeko. Umwanditsi Ezira yarahagaze ahantu hirengeye, bari bamuteguriye bakoresheje ibiti. Ezira abumba igitabo bose bamureba, kuko aho yarahagaze yabasumbaga uko bangana, maze akimara kukibumbura imbaga yose irahaguruka. Ezira abanza gushimira Uhoraho Imana y'igihangange, maze imbaga nayo ishyira amaboko ejuru, bose bakikiriza icyarimwe bati amen, amen. Nuko barunama bapfukamira Uhoraho wubitse uruhanga ku butaka. Ibyo Ezira yamaraga gusoma mu gitabo cy'amategeko y'Imana, yabihinduraga mu rurimi rwa bose kandi akabibasobanurira, maze bakabyumva. Nuko Nehemiya umunyacyubahiro, Ezira umuhereza bitambo n'umwanditsi hamwe n'Abalevi basobanuriraga rubanda, babwira imbaga bati uyu munsi weguriye Uhoraho Imana yanyu. Mwigira agahinda nk'aho mwapfushije kandi mwirira. Koko kandi imbaga yari imaze kumva ayo magambo, maze bose baraturika bararira. Ezira arongera ababwira ati nimugende murye inyama z'amatungo y'imishishe, munywe n'inzoga ziryohereye kandi musange n'abatagize icyo bategura, kuko uyu munsi weguriwe Nyagasani. Nimugire agahinda kuko ibyishimo by'Uhoraho ari byo buhungiro bwanyu. Maze Abalevi nabo bagahoza imbaga bavuga bati nimuceceke kuko uyu munsi ari umunsi mutagatifu, kandi mwikomeza kugira agahinda. Nuko rubanda bose bajya kurya no kunywa, boherereza n'abatagize icyo bategura, maze bose baridagadura, kuko bari bumvise neza ijambo babwiwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 19. Amategeko y'Uhoraho anezereza umutima. Itegeko ry'Uhoraho ndakemwa rikaramira umutima. Amabwiriza y'Uhoraho n'amanyakuri, abacisha make akabungura ubwenge. Amategeko y'Uhoraho araboneye akanezereza umutima. Amategeko y'Uhoraho n'uruhehemure akamurikira umuntu. Igitinyiro cy'Uhoraho kiraboneye kigahoraho iteka ryose. Ibyo Uhoraho yemeje n'amanyakuri byose biba bitunganye, bikwiriye kwifuza kurusha zahabu, kurusha ikirundo cya zahabu yunguruye, biryohereye kurusha ubuki bw'umushongi bukiva mu binyagu. Amategeko y'Uhoraho anezereza umutima. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka umutwe wa 10 umurongo wa 1 kugeza kwa 12. Muri icyo gihe mu bigishwa ba Nyagasani ahitamo abandi 72, maze abohereza imbere ye babiri mu migi yose n'ahandi hose bajyaga kunyura. Arababwira ati imirima yeze ni myinshi, ariko abasaruzi ni bake. Nimusabe rero nyiri imyaka yohereza abasaruzi mu mirima ye. Ngaho nimugende, dore mbohereje nk'abana b'intama mu birura. Nimugire icyo mujyana, kaba agasaho k'ibiceri, waba umufuka, zaba inkweto, kandi mwirinde guhera mu nzira muramukanya. Urwo rwose mwinjiyemo mubanze muvuge muti amahoro kuri iyi nzu. Nihaba umuntu w'amahoro, amahoro yanyu azabasakaraho, nahabura azabagarukira. Mugume muri iyo nzu, munywe kandi murye icyo babahaye, kuko umukozi akwiriye igihembo cye. Ntimukave mu nzu mujya mu yindi. Umujyi wose muzinjiramo bakabakira, muzarye ibyo babahereje. Mukize n'abarwayi muhasanze, kandi mubabwire muti ingoma y'Imana ibari hafi.
naho rero umujyi wose muzinjiramo ntibabakire, muzajye mu materaniro yabo muvuge muti dore n'umukungugu w'umujyi wanyu wadufashe ku birenge, turawukunguse kandi turawubasigiye. Icyakora mubimenye neza, ingoma y'Imana ibari hafi. Ndabibabwiye, kuri wa munsi w'urubanza Sodoma izababarirwa kurusha uwo mujyi. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Amahoro bana b'Imana, urugo rwose mwinjiyemo muzabanze muvuge muti amahoro muri iyi nzu. Bakristo bavandimwe, Kristo naganzi wacu, tumubone tumwereke abandi buri munsi. Umunsi umwe umunyeshuri yigiraga gukanisha, nuko mwarimu bwa mbere aramubwira ati mbere yo gufungura icyuma icyo ari cyo cyose ujye ubanza umenye aho umutima wacu uherereye. Umutima uherereye he? Nuko rero bakristo bavandimwe, umutima wo kwemera ko umukristo ni Yesu. Ibyanditswe byose ni Kristo bigarukaho. Umutima w'ubutumwa bwose ushingiye ku byanditswe bitagatifu bivuga Kristo. Ubutumwa bushingiye kuri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Bana b'Imana, kuri uyu munsi duhimbaza mutagatifu Yeronimo, Saint Jerome, yakunze kandi akundisha abantu ijambo ry'Imana, Bibiliya. Rero mu kumuhimbaza turabihuza n'amasomo atagatifu y'uyu munsi aza kugaruka ku ijambo ry'Imana riduha ubutumwa. Turaza rero kwibanda kuri Bibiliya, la Bible. Bibiliya nk'umutima w'ubutumwa, aho tuza kuzirikana ku ngingo igira iti soma Bibiliya byose birimo. Aha, ni biki birimo rero? Ibisubizo by'ibibazo byose birimo. Yego byose birimo, urebe neza. N'amafaranga arimo se? Yego nayo arimo, ariko ubanza ushaka Imana. Nuyibona kubera ko ari ifite amafaranga, nayo nyine uraba uyafite. Rero ntiwashaka ibiryo usize ufite urufunguzo rwo hari ibiryo. Soma Bibiliya byose birimo. Reka rero duhere ku nteruro nziza cyane za mutagatifu Yeronimo, Saint Jerome. Uyu Yeronimo rero tumukesha Bibiliya yahinduye mu rurimi rw'Ikilatini, la Vulgate. Mutagatifu Jerome ati aime la Bible et la sagesse t'aimera. Kunda Bibiliya n'ubuhanga buzagukunda. Uzaba umuhanga n'ukunda Bibiliya. Biragusaba rero ko ururimi rwawe rumenya Kristo gusa, kugira ngo rushobore kuvuga gusa ibintu bitagatifu. Ikindi Yeronimo yavuze, ignorer les saintes écritures c'est ignorer le Christ. Gusuzugura cyangwa guhinyura ibyanditswe bitagatifu no gusuzugura cyangwa guhinyura Kristo. Jerome agakomeza yibaza ibibazo byinshi kuri Bibiliya ku bantu badasoma Bibiliya. None se niba uri umukristo wamenya Imana ute? Wakwemera ute? Ukwemera wagukura he? Wakora neza ute niba utumva ijambo ry'Imana? Wabaho ute niba udasoma Bibiliya? Bavandimwe, igisubizo kiracyari cya kindi, soma Bibiliya byose birimo. Umuntu rero udafite Bibiliya kakubayeho. Aha, humura ntabwo ari wowe, ahubwo karabaye ku muntu uyifite ariko atayisoma, kandi byose birimo. Mu isomo rya mbere ry'uyu munsi riraryoshye cyane, harimo la liturgie de la parole, uko duhimbaza ijambo ry'Imana haba mu misa cyangwa no mu ngo zacu, kwa gusoma ibyanditswe bitagatifu. Turumva imbaga y'Imana iteze amatwi, écoute, igatega amatwi ijambo ry'Imana. Hateraniye abagabo, abagore, ngo n'abandi bose baciye akenge. Nuko umwanditsi Ezira akaba n'umuherezabitambo twajyanye n'umusaseredoti usomera abayoboke b'Imana ijambo ry'Imana, akarisomera ku karubanda kuri aritari mu kiliziya, ahirengeye nyine n'aho ari Imana, aho Imana ivugira. Akantu gashimishe muri iri somo, ngo imbaga yose yari yitonze bateze amatwi igitabo cy'amategeko. Amen. Igisubizo cy'imbaga nyuma yo kumva ijambo ry'Imana, bose bakikiriza bati amen, amen. Bikavuga ngo ndabyemeye, ainsi soit-il, ndabishyigikiye rwose. Icyo Imana imbwiye ndacyemeye. Nguko ko bamwe bagiye bakuramo amina mu masengesho yabo mu ijambo ry'Imana, ntibazi ko ari itegeko iyo umaze kumva ijambo ry'Imana kwikiriza uti amen. Iyo utikirije ni nkaho uri kunina, ni nkaho bayiterera iyo ntushaka, simbishaka, simbyemeye, nta mwanzuro mfashe. Ibaze nawe kumva Imana ntuyihe umwanzuro. Batubwiye ko Nehemiya n'Abalevi ndetse na Ezira basobanuriraga imbaga ibyanditswe, interpretation, wa murimo w'umupadiri wo gusobanurira ibyanditswe bitagatifu, le rôle d'interprète. Ariko padiri nawe akaba yabicengeye, atari gusa ubwenge buhanitse, teoloji ihambaye, ahubwo umutima. Nuko bagahumuriza imbaga bati ntimugire agahinda, kuko ibyishimo by'Uhoraho ari byo buhungiro bwanyu. Amen. Bakristo bavandimwe, ngiye ibisubizo byibereye muri Bibiliya. Ihumure, Imana iba yadutegura ibintu byinshi
nk'uko umuririmbyi wa Zaburi nawe bishimangiye ati amategeko y'Uhoraho anezereza umutima. Amen. Amategeko y'Imana, le decalogue, y'amagambo 10 ni amagambo meza, amagambo y'Imana. Ijambo ry'Imana ni Bibiliya, wa mutima w'ubutumwa, le cœur de notre mission. Mwarimu aherutse kubwira urubyiruko rw'abize, les intellectuels, ati ni mu urugero rw'ibitabo 3 wasoma ukabaho neza. Baramusubiza bati icya mbere ni ugusoma umukobwa cyangwa gusoma umuhungu. Igitabo cya kabiri dusoma ni ugusoma 5 ukaza kwandika 8, gusoma icupa, igitabo cy'icupa babyeyi. Igitabo cya gatatu ni ikinyamakuru cyitwa Byacitse. Ngibyo ibitabo bidutunze mwarimu. Birumvikana mwarimu yahise yiheba. Mukristo wasanga nawe ujye ibitabo byose uretse Bibiliya gusa, ukaza gutangira muri biraryoshye ukazasoreza muri Byacitse. Ese iyo ugiye mu butumwa ujyana ijambo ry'Imana cyangwa ni Byacitse? Ibaze nanjye nibaze. Ivanjiri y'uyu munsi Yezu aratuma, l'envoi à mission. Matayo mu ivanjiri ye avuga ko ari intumwa 12 Yezu yohereje mu butumwa, naho Luka we n'abigishwa 72. Luka ashaka kutwereka ko abakora ubutumwa atari intumwa 12 gusa, ahubwo ko gukora ubutumwa ari abakristo benshi bose. None rero umukristo wabahute niba usoma ibindi bitabo byose uretse Bibiliya. Yezu rero mu butumwa yabahaye amabwiriza menshi akubiye mu bintu 5 by'ingenzi bagomba kugenderaho bakabyubahiriza mu butumwa. Ibi byose bikabishingiye ku kwamamaza ingoma y'Imana. Icya mbere c'est la non violence, koroherana. Mbohereje nk'abana b'intama mu birura. Ntabwo ari ugutegeka abantu ngo bakamuhinuke ku ngufu, ahubwo kuborohera, kuko ni Roho Mutagatifu hindura. Twe dusabira abantu gukira ariko guhinduka n'Imana ibyikorera. Icya kabiri la pauvreté, ubukene, kudacungira ku bantu n'ibintu gusa, ahubwo ku Mana, kurangamira Imana yonyine no kugirira inyota, kurangamira iby'ijuru. Icya gatatu c'est la paix, amahoro, gutangaza amahoro n'ibyishimo. Niko ko umukristo ageze hose agomba guhasiga amahoro n'ibyishimo. Muvandimwe, ntukave mu rugo rw'abandi uhasize umuriro, usize wakije umuriro. Nuko aho ukora, aho unyura mu rugo rwawe, ku kazi, aho ngaho ahuba barushaho kwishima, nkaho Imana ubwayo yahibereye nyine. Imana niwe we yatumye, rero nta gusigaho Byacitse ngo we wasomye Byacitse nyine. Icya kane c'est faire du bien, ni ugukora neza, kurwanya ikibi. Bityo umukristo ubutumwa bwe bukaba ihumure, komora, gukiza. Icya gatanu le règne de Dieu, ingoma y'Imana. Aho munyura mukiza muvuga muti ingoma y'Imana iba ari hafi. Imana irahari, Imana iri hafi, Imana iri bugufi bwacu. Ngiye intimatima y'ubutumwa, la quintessence, ni ugutwara Bibiliya, ijambo ry'Imana, ni ugutwara Imana. Ntabwo wajya mu butumwa usize Imana. Ni ukujyana Imana ugashyira abandi Imana, ni ukwerekana Imana. Ibyo dukora byose ni ukwerekana Imana, ni ukwerekana Yezu. Ubutumwa bwacu ntibushobora kugenda neza Imana idahari. Ingoma y'Imana ni Imana ubwayo. Yezu akimara kuza kuri iyi si niwe wahishuriye abantu by'ukuri ingoma y'Imana. Yezu kandi ni ubwe ingoma y'Imana. Yezu n'ibyanditswe byose bigarukaho. Nawe mukristo soma Bibiliya, byose birimo. Ngo umunsi umwe urugo rw'abakristo ngo bari bacyaye cyane nyine mu bukristo, birumvikana, bari ndashyikirwa muri paruwasi yabo. Ngo umunsi umwe rero batumiye padiri mu rugo rwabo ngo basangire ifunguro. Nuko barangije gufungura, padiri yisubira kuri paruwasi. Umugore aza kubwira umugabo ati uzi ko padiri atwibye inoti y'amayero 50 nari nteretse ku meza twafunguriragaho, kandi numvaga ari we n'ubundi nza kuyaha, naniteguye kwamuha kugira ngo mwunganire mu butumwa. Nuko iyo nkuru y'agahinda umugabo amaze kuyumva aratangara, birumvikana, aranarakara ati abapadiri ubu bahindutse gica, abateka mutwe, abahemu n'ibisambo. Umva rero madame, nta kuzongera na rimwe kumutumira mu rugo rwacu, hata atazatwiba ibirenze. Ubwo rero igikurikiyeho, kubera ko turi abakristo, kugira ngo nitwishe itegeko ry'Imana kudasiba misa tuzajya tujya kuyumvira mu yindi paruwasi. Nuko rero iminsi irashira, indi irataha. Nka nyuma y'amezi 5 wa mugore ari kugenda aza guhura na wa mupadiri, dore ko akenshi yajyaga mukwepa yirinda nyine kwiyereka igisambo. Nuko noneho aratinyuka, aramwegera, aramubwira ati padiri rero ngira ngo mwabonye ko mutakitubona muri paruwasi yanyu ari nayo yacu, kera tukisengeramo ndi tucyumvira misa muri iyo paruwasi. Impamvu nuko twakurakariye bikomeye, cyagihe wazaga ngo dusangire iwacu,
hari amayero 50 twari dufite ku meza, twahise tuyabura mu gihe twafunguraga, kandi no gusa mu bavantara wari uhicaye. Rero twibwiye ko ari wowe yafashe. Nuko padiri aramusubiza ati, yego rwose ni njye wayafashe. Nuko nyashyira muri Bibiliya yanyu, nanga ko isupu cyangwa ibiryo bitaza kuyagwaho. Kandi nyine numvaga nk'abakristo nkamwe butakwira mutarambuye Bibiliya, nk'ahantu horoshye nyine muza guhita muyasanga. Muri ako kanya padiri amaze kuvuga, wa mugore aratungurwa, ariko arapfuka amasaba padiri imbabazi ko yari yaramwise nyine igisambo. Nuko wa mugore asubiye mu rugo iwe n'amatsiko menshi nyine afungura ya Bibiliya, abisanga ko padiri yabimubwiye. Nuko abyereka n'umugabo we, bombi baratungurwa. Birumvikana ikimwaro cyahise kibafata. Ayo mezi yose 5 badafungura iyo Bibiliya, nka za Bibiliya z'umutako bamwe bagenda bacigatiye mu kwaha ariko batazisoma. Za Bibiliya bamwe batatse muri salo zabo, amezi 2 agashira, 3 agashira, 5 agashira, yewe n'umwaka batarayibumbura, batarayisoma, batarazirikana ku ijambo ry'Imana. Byumvikane kandi muri urugo uyu mugabo n'uyu mugore birumvikana ko bamaze amezi 5 yose babikiye padiri umujinya, baramurakariye, baramushyize mu gatebo k'abahemu n'ibisambo. Ibaze nawe amezi 5 seki bakoresha urugo, umugabo n'umugore, guhungira mu yindi paruwasi, kwihishayo, ni nko kugendana na sekibi ngo hato batazahuza amaso n'umuhemu. Icyo ni ikimenyetso cya shitani, kubana n'umujinya umunsi ugashira, icyumweru kigashira, ukwezi kugashira, umwaka ugashira, ubuzima bwawe bwose ukazabaho uri gusharira, warashize, waraboze, ukoreshwa na sekibi. Kubera iki? Ntusoma Bibiliya ngo wumve ijambo ry'Imana. Nawe rero utitonze wamera nk'iyi famiye. Mukristo, nawe niba wumva nta mahoro y'umutima ufite, niba wumva bakibihira, bakirabiranya na babiracika, baribasiye urugo rwawe, umutima wawe, wasanga ari uko wateye Imana umugongo, ubutumwa warabuhagaritse. Wasanga hari abantu benshi babikiye umujinya, inzika, noneho ugasanga ufite ubutumwa bwo kuzagambanira abandi, guhunga, kuzihimura ku bandi, gusebya abandi, kugenda uharabika abandi inzira zose. Kandi ubutumwa bwa Yesu ku ikubitiro ari ugusanga abandi, gukiza abandi, kubwira abandi neza. Dore ko ijambo ryiza ari murumuna w'Imana, ubutumwa bwiza. Kuki muvandimwe wabihiwe n'ubuzima wasanga usoma ibindi byose bikwangiza, bya bitabo by'urubyiruko, usibye Bibiliya waretse ukayihisha, ukayipfundikira, kandi ari irimo ubukungu nyakuri, iri mu Imana. Igisubizo rero kiracyari cya kindi, soma Bibiliya, byose birimo. Urakoze Yesu. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.